Shalom shalom hobe hobe cyane turabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibatangaze. Turashima Imana ko itwemerera kongera kuboneka hano. Nukuri tuhaboneka mu buryo butandukanye, mu nyigisho, mu ivugabutumwa cyangwa se no mu bindi bitandukanye, muri poste z'umunezero. Ngira ngo maze iminsi mutubona dupostinga abana, urubyiruko, abajene. Mu by'ukuri ni umunezero ku mitima yacu, uburyo tubana nabo, uburyo mutubona dusangira, duseka, twishimye. Twumvishe muri twebwe Imana idushyira ku mutima kwegera urubyiruko rusa n'urwatawe, rusa n'uri rwonyine, rwisanze mu buzima bugoye, ubuzima bwo ku muhanda, ubuzima bw'ubupfubyi, ubuzima bw'uburushyi, n'ubuzima bugoye. Ngira ngo abakuze murabuzi, hariho ababunyuzemo, hariho abakubititse mu buryo butandukanye, ariko twumvishe umutima wacu udusunikira kubegera, kubaha urukundo, kubanezeza, kumenya ibibazo bafite, kubafasha mu buryo bwacu dushoboye dukoresheje ibyo Imana yaduhaye. Ndagira ngo mbabwire, turi abantu batari benshi cyane, turi umuryango witwa Elayono. Twatangiye gutyo, ariko dutangira turi abantu b'abakristo basenga, ariko Imana iza kudushyira ku mutima kwegera abantu batawe, abantu badafite kivurira, abantu badafite uwo batakira n'uwo babwira, inshuti z'Imana hanze aha ntabwo byoroshye, ariko turashima Imana ko Imana yadushoboje. Twatangiriye ku bantu, abana, gushyira abana mu mashuri. Twatangiye tuvuga ngo ubushobozi bwacu ko turabakorerabushake, tuvuga ngo dube dufasha abana 10, Imana yadushoboza turabarihira. Ubu ngubu tumaze imyaka 4 tubarihira, turinjira mu wa 5. Ni ukuvuga ngo abo twatangiranye nabo, 4 muri bo bakoze senior 6, ikizami gisoza umwaka wa 6 cya leta w'amashuri yisumbuye. Abana baragishoje. Ni ukuvuga harimo n'uwa tronkome, harimo n'uwa P6, n'abandi barakomeje, umwaka utaha bazasoza. Turabishimira Imana cyane ko Imana yadushoboje. Twaravuze ngo nk'uko ubuyobozi bwacu bwiza bubitubwira ko tugomba kwishakira igisubizo, turi intore zitaganya, uko niko byagenze. Ariko mu by'ukuri uyu mwaka ushize twisanze tumaze kugera mu bana 22. Abo bana haba harimo abo mu miryango itishoboye, tuba twarasanze baracikije amashuri. Ni ukuvuga twe dutangira kureba igihe abana batangiye kujya ku mashuri, hari abandi basigara mu ngo, basigara mu miryango, babuze ubushobozi, babuze minerivare, babuze ibikoresho. Umwana agatsinda akabura ukuntu ajya ku ishuri, akabura ukuntu akomeza amashuri. Twasanze rero hari ibyiciro bibiri bikomeye cyane. Icyiciro cya mbere nicyo muri P6. P6 bararangiza, yamara kurangiza kubera ko twagira ubuntu, gahunda ya leta ni nziza. Abana biga muri primaire mu mashuri abanza bigira ni nkaho ari ubuntu, kuko batanga amafaranga yo kurya gusa, ntarenze 950. Ayo ngayo umuturarwanda wese nutayabona yayaguza, yayahingira, cyangwa n'undi muntu yayamutangira. Ariko biratangaje ko hariho abana dusanga abana yabuze, bamwe bo hasi cyane, ariko atari ukuyabura kundi, nabwo ari uko kenshi ugasanga ari ibintu biri mu miryango, amakimbirane, abana batemerwa n'iwabo n'ababyeyi bamwe, ababaye imfubyi. Ibyo byose twaragiye turabikusanya, tubihuriza hamwe, turavuga ngo none se twebwe Imana yahaye umugisha wo kumva no kureba no kugira icyo twakora iki? Twashaka igisubizo binyuze he? Uko niko twatekerejeho turabikora. Ubu rero tumaze kubona imbaraga, bimaze kuturemera. Ni binini, dukeneye amaboko, dukeneye no kwibwira abandi bantu ko twe turijwe. Ni ukuvuga ngo ngiye mbwira inshuti yanjye, nayo ikabwira inshuti yayo, nkabwira abakunzi banjye bose ku mpande zose, hama tugahaguruka twese tukareba icyo dukora. Ni ukuvuga ngo abana dufite nabo muri primaire abo bariho 950. Abo ba 950 ikintu kigora cyane ababyeyi cyangwa imiryango ibafite, cyangwa kigoye n'abandi, ni ukuvuga ngo bo bagorwa n'ibikoresho, amakaye, uniform, inkweto zo kwigana, utuntu twibanze tw'umwana akenera mu ishuri. Ikindi icyo kurya ku ishuri barabagaburira, ariko iyo atashye akabura icyo kurya. Nizo kese twasanze abana benshi bari mu mihanda aricyo bavuga. Hanyuma abandi dufite nabarangije, nabari muri 9
iya makeya yo mu cyaro cyangwa hirya y'umujyi wa Kigali bishyura 15 ugasanga umubyeyi arayabura cyangwa n'umwana arayabura. Benshi usanga barirwa n'imiryango cyangwa se birira, ariko ugasanga 15 yayabuze, umwana acicira amashuri gutyo. Abandi 19,500 uwo dufite ni wa 25 mubo turihira. Ariko ubu ngubu turabinginze kubw'imbabazi z'Imana, turahamagarira umuntu wese ufite umutima w'urukundo, ufite umutima wo gufasha, ufite aho Imana yamuvanye, Imana yamugejeje, utarinze kubihatirwa, utarinze kubibwirwa, utarinze kumusanga hari. Ni ukuri muhaguruke dufatanye. Ushobora gufata umwana umwe w'ibihumbi 15 ukamurihira, ushobora gufata umwana umwe w'ibihumbi 25, 19,500, ushobora gufata uwo nguwo wo muri primaire, nawe birashoboka, ukamugurira amakaye, ukamugurira uniform, ukamugurira inkweto, ushobora no kumuha kuzo ufite mu rugo. Ndabwiza ukora ababyeyi murahari, dufite abana batoya. Iyo ufashe umwana mutoya imyenda ye ntuyijugunye, hari undi mwana uyikeneye, hari undi mwana ukeneye izo nkweto, nuko tugenda tubigenza. Hakamo rero n'abandi bakuze bari secondaire, nabo bohereza muri interna, nesa yohereza murabizi. Interna ya leta nayo ntabwo ari menshi cyane, ni 92, 84 gutyo kuzamura. Uwo dufite twishyura menshi n'115 niwe twishyura umwaka ushize wa menshi. Ariko mu by'ukuri ntabwo byatunana duhuje amaboko. Ndaguhamagarira aho uri hose, ufite umutima wo gufasha, ngwino dufatanye. Ni ukuri tuzakorera intumwa nziza, kandi icyo dukora twebwe tuguhuza n'umwana, tukaguhuza n'ikigo, tukaguha konte z'ikigo, ukishyurira umwana, ukabona borudero, ibintu byose ukabona bigenze neza, ibikoresho ukabona byagezeyo. Turahagarara twebwe n'ikimana yadusabye bwose, tuguhuze n'umwana, aho kujya gushaka abakoresponda bo hanze, abazungu, natwe turahari, dushobora kubikora. Hari umuntu umwe ushobora kurihira abana 3, hari ushobora kurihira umwe, akavuga ati ngenza afata umwe, 80 cyangwa 90 mu mezi 3, ni 30 ku kwezi. 15,000 ni 5,000 ku kwezi mu mezi 3, no kuvuga igihembwe kimwe. 25,000 ni hafi 7 gutyo ugereranije. Rero nshuti z'Imana, ndaguhamagarira, ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, nukenera kugira umwana uzamura, ukamuha urufatiro rw'ubuzima, ukamuhindura amateka, ukamurinda kujya ku muhanda, ukamurinda kwisanga mu mirimo ivunanye itangana no kwangana, uturebe, tuzagufasha kandi bizagenda neza. Icyo dushaka ni ukubona nta mwana w'u Rwanda, nta mwana ucikiriza amashuri ngo birangire, asoreze mu muhanda, asoreze muri ruhurura. Oya, ntabwo tubishaka. Duhari turi Abanyarwanda, muhaguruke dufatanye, turi Abakristo, turi Abanyarwanda. N'undi wese usenga Imana, uzi Imana mu rwego rwe, ntabwo yananirwa gufasha. Murabizi ubuzima icyo ari cyo. Umwana iyo umuhaye ishuri, umuhaye umunani munini cyangwa umurage munini cyane kugira ko azamukomokaho, ntabwo azabyibagirwa. Mu mateka yazandikwa, nawe uzandikwamo. Rero ubishoboye cyangwa wumva ubihatwa, wisunikirwa, turebe uyu mwaka byibuza tugira abantu, nubwo tutabarangiza bose, ariko tugire bakeya, turinda kujya mu muhanda, turinda umubabaro, turinda agahinda. Umwana watsinze ishuri, watsinze akoherezwa mu kigo akicwa n'agahinda, tubibarinde duhari. Imana ibaha umugisha. Rero ukeneye ubundi busobanuro bwimbitse, watwandikira kuri WhatsApp 0782442725. Mwanyandikira rwose tugafatanya. Imana yabaha umugisha, Imana ibagirire neza. Turabyishimiye kandi twishimiye ko tuzagororerwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Nitugera imbere y'Imana, Imana izatugirira neza, kuko hari icyo tuzatusize twarasize mu isi. Yosefu niwe wabivuze ngo ibi byose ntimugire ngo nimwe, byari kugira ngo nzagire icyo nsiga mu isi. Reka natwe tuzagira icyo dusiga mu isi, tuzagira imbuto dusiga mu bantu. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.